Reka iyo ufite amafaranga we uzi yuko amafaranga gusiga akakunogereza we. Reba ukuntu kirifuza kirifu, reba ukuntu usa rwose. Nawe ushyireho komenti urabona ukuntu usa. Uzi yuko umuntu ufite amafaranga buriya afite n'ukuntu asa we. Hari abantu rero bibazaga ngo eko kirifu ngo uvuge ibyo abikora ati asa ati dore nguwo amafaranga aragusiga akakunogereza tu. Nicyo kintu maze kubona. Rero nyuma y'ibyo byose mugeze mu kanya gato ndaje dutangire mu kanya gato cyane. Dutangire filimi yacu neza cyane kandi raka pasta. Sasa tutajyanye umukobwa hakuno, hari umukobwa wagendaga, umukobwa agenda akiga, umukobwa ahagaze bwuma afunze bukwasi nta mikino hakuno. Sasa umukobwa yahagaze ahangaha muri FBI raka bus police hell ngwiki like niko yiswe filime we, niyo dutangiye neza cyane siko. Uyu ni kirifu kandi sasa hakuno. Sasa banga batangiye gushakisha amakuru y'umukobwa, information y'umukobwa winjiye ahangaha niba musi ngo ninde. Sasa umukobwa yabatumwe nande yabarinde tayari bahita babona amakuru ye kobwa hakuno. Sasa sigaye ubwo ni iki kobwa no gukurikiranwa. Kobwa tahiyandika ngo noza target found, ati igipimo cyabonetse. Target found ngo igipimo cyabonetse we. Umukobwa niwe gipimo katurore, umukobwa niwe gipimo ahangaha. Sasa dore umukobwa niwe target gusa. Umukobwa niyoroshye, umukobwa tangira ahangaha ku basore. Umukobwa nirwanyishaho, umukobwa tangira ku basore ahangaha. Ndebera umukobwa ahangaha shaho ni mubi. Umukobwa nakubwiye afunze bukwaso umukobwa ntabwo yoroshye, umukobwa arakarishye. Raka bus tangira kubagabo ahangaha. Dore umukobwa aravuna, umukobwa ni mubi cyane. Umukobwa ntabwo bari bamuzi umusore. Umukobwa yagiye muri FBI aratikagura sha FBI shaw ahangaha bahubutse iyo babimenya raka ahangaha. Umukobwa nirwanya, umukobwa kuri FBI tayari arakubita abagabo nko kubita abana be yibyariye mu nda ye. Ndebera nawe raka urugamba hakunino rakomeza raka kumva barasa mugezi. Dore ngo bararasa kandi bakarasa bene wabo. Kumva umukobwa niwe gipimo, niwe target found ngo igipimo cyabonetse gusa. Iki gipimo cyose igipimo kiri ahangaha mu buryo bworoshye. Cyo ni igipimo cyaje mu kazi kandi kizi icyo gikora we. Burya umuntu ukora ibyazi shahu bajya bavuga ko ajugunya hetse. Buriya nanjye rero mba ndi gukora ibyose, nanjye mujye mureka ajugunye impetse. Raka rugamba kobwa ahangaha shahu. Umukobwa ahangaha niyoroshye, umukobwa ahangaha. Umukobwa yabaye umukobwa mu bagabo kubita abana yibyare. Ndebera nawe fly rugamba filimi hano iraha we. Filimi iraha kirifu nazanye we. Babizi kandi iyo mbazaniye raka. Icyo usabwa sasa ni gukora subscribe, tugakomeza tukirira isi, ugakora na like, ubundi tukikomereza. Nta bintu byinshi cyane byo gutinda mu mahirango ibiki. Hakuno tuba turi mu kazi kandi amasaha y'akazi aba ari amasaha y'akazi. Ubwo chat ziba zahagaze, ibiganiro nibyo vuga, ibindi byose byahagaze twinjiye mu kazi. Umukobwa hano shaho yakubise abagabo aruhamo mugezi. Abagabo bari benshi, bari abasirikare benshi cyane. Bayazumye ngo igipimo kirabonetse gusa rwose. Igipimo cyakira ahangaha cya igipimo koko. Mu kanya rero mugenzi turaje noneho dutangiye neza tumenye ese ngo bimeze bite. Ese ni gute umukobwa yaje kuba yaba igipimo? Umukobwa kugira ngo abe igipimo byagenze bite? N'iki bamuhigiraga? N'iki yakoze cyatumye bamuhiga? Kanya gato turaje rero. Icyo usabwa rero no gukora like rose ahangaha, ugakora share, ugakora rubuze na subscribe, ubu tukikomereza cyane nko kuri wowe utarayikora. Usabwa kuyikora rero. Okay. Mugenzi nimukaza mucika kari agasobanuye TV. Mugenzi niyo cyane ugomba gukurikirana neza cyane tano.